Nongeye kubashimira abakunzi b'Ubumenyi TV aho muherereye hose mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Amakuru y'uyu munsi muragezwaho nanjye Maniragaba Fregisi. Abakiriya i Kigali Nyarugenge bari kwinubira serivisi mbi bahabwa ku munsi wo ku cyumweru. Kurikira wumve icyo barimo bayivugaho. Hazwi nko mu mujyi rwagati i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali muri quartier izwi nka quartier commerciale ahakorerwa ubucuruzi butandukanye hano mu mujyi wa Kigali. Ahantu batanga serivisi hafi ya hose urabona yuko hakinze hari ingufuri, no kuvuga ko babibereye mu ngo iwabo cyangwa se bagiye mu zindi gahunda zitandukanye. Abakenera ibyo aba bakinze bacuruza bavuga yuko iyi myitwarire idakwiriye, bityo ko bazajya basimburana muri aka kazi kugira ngo babashe ububona serivisi. Kugura amasume n'inkweto, ariko ikibazo nagize nyine nasanze ahantu henshi hafunze. Nibwira ko benshi bakoze kuko akenshi ko n'amasaha wabonaga bwakeye. Tuba twifuza ko amasaha yose bakora nk'uko leta ihora ibidukangurira, natwe ibikoresho tukabibona nk'uko tuba tubikeneye, ariko ntago bikunda. Mu Rwanda cyane kandi ngewe kuri nge mbona ari imbogamizi. Nk'ubu ngubu ndi hano muri Mateus, ariko 99% y'amashopu yose arafunze. Ese ukibaze ese koko abantu bose ni abakristo bo ku cyumweru? Ese u Rwanda nta badivantiste rugira? Ese u Rwanda nta bayisilamu rufite? Ese amaduka yose nta y'abasilamu arimo, nta y'abadivantiste? Donc uyu birebye mu byukuri ubona ari ibintu bidindiza. Aho ibikorwa byo gukora imihanda birarimbanyije. Kurikira wumve iteka ryo gufatira ubutaka bw'agateganyo icyo bari kubivugaho. Abifata mu buryo bubiri. Icya mbere ashobora kuba akarengane bitewe n'ubushobozi bw'umuntu, kandi nanone bishobora kuba hatabaho akarengane bitewe nanone n'uburyo umuntu yifite, cyane cyane iyo umuntu afite nk'ibibanza byinshi kandi nta kintu mu by'ukuri arimo kubibyazamo umusaruro, uwo nguwo iyo ngingo ishobora kumugeraho. Ntago yaseswa ngo mvuge umuntu ubutaka ntago bukiri ubwe, ahubwo bafata bwa butaka bakamubwira niba udashoboye kubukoresha bugurisha undi muturage runaka we abe yabukoresha. Uko wabutiza bakabufata bakabutiza, kuvuga ngo batse umuntu ubutaka hari igihe bari gakondo y'umuntu adashaka gutanga ubwo butaka. Ni kwase hari ibituro by'abasekuru, ni ubutaka yasigiwe n'ababyeyi cyangwa iki, yumva ari kwifishi. Nta kintu kijya kinezeza umuntu nko kuvuga ngo ngiye mu rugo kandi mafite ubutaka. Rero nta kuntu bafata umuntu aho yitekereza ko ari iwabo ngo barahamwambuye, ntago byaba ari fair. Umumboni z'umunyamategeko Bayingana Janvier afite uko asesengura iri teka. Iri teka iyo urebye uburyo riteye rimeze nk'aho ryaje kwihutisha amajyambere y'igihugu, ruza kwihutisha ibishushanyo mbonera, biza kongera ubukungu bw'igihugu. Ntawashidikanya ko iri teka ari moteri yatuma ibintu bimwe bikora. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Clado wita ku burenganzira bwa muntu Dr Safari Emmanuel avuga ko uburenganzira bw'umuturage ku butaka bukwiye kwitabwaho. Ubwo burenganzira buzubahirizwe kandi birinde kwihutira kumwambura ubutaka bwiwe, babanze bashira ibiganiro hariya niba umuturage koko agomba kugira uruhare mu bimukorerwa, bamuha umwanya bamwumve, ahubwo bamufashe guhandura bya bibazo byose byatumye tubaka kira kibanza afite. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka Nishimwe Grace avuga ko hari bibanziriza gufatira ubutaka by'agateganyo no gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka. Iri teka hari imihango rishyiraho ibanza gukurikizwa kugira ngo ubutaka bube bwafatirwa cyangwa amasezerano abe yasezwa. Naho imihanda muri Ngororero yarangiritse. Gukora urugendo rwawe wifashishije ikinyabiziga icyo cyose mu mihanda ya Ngororero biragusaba kubanza kugenzura neza ko ikinyabiziga cyawe cyakorewe guhangana n'ibinogo, ibikuku no kuba waba uzi neza gutwara mu bice bimeze nk'imanga. Imihanda yarangiritse cyane mu bice hafi ya byose,
hakurya no hakuno inkangu zibasiye bikomeye imisozi ya Ngororero ku buryo naho bagerageza gusana imihanda cyangwa guhanga imishya yose itamara kabiri. Ubutaka bwaho bworoshye kubi ntibwihanganira imvura ihahora. nawe ntiwahabonye ko umuhanda gwacitse ko gwashije ariko gwacitse kera. Muri iyo mihanda igoye uhabona gusa imodoka zitwara imizigo nazo nkeya cyane kandi zikoreye byinshi. Izindi zibasha kuhagaragara n'izabajyayo ku mpamvu z'akazi, naho bundi nta taxi zitwara abagenzi zibavana mu bice bimwe zibajyana mu bindi. Ni ukwifashisha amapikipiki gusa nayo ajyayo agononwa. Kuvinara ujyi Muhanga nk'ubu nge nishyura ibihumbi 6,500 kugenda no kugaruka nkishyura ibindi 3,500 bikaba 13, ariko tubonye kaburimbo turakukuza tukanyeraruza tugapfa kugenda. Abagore, abagabo, abana bato bose bakora ingendo ndende cyane n'amaguru batwaye imizigo ku mitwe yabo bajya cyangwa bava mu mirima no ku dusoko bagurishirizaho ibyo bejeje. Reba kuva hano muri Santire Birembo kugira mu karere ka Ngororero moto ni 3,000 ku muntu, ariko iyo ufite umutwaro baduca 6,000 ufite agatwaro. Ubwo bitatu navuze ni ku mubiri w'umuntu n'akana afite. Ubungubu ni uko mwatwakira mwaba mudukoreye. Iyo babonye imodoka ijya mu cyerekezo bajyamo bihutira gutega amaboko ngo nibura ibacumira urugendo. Bitugereze hari imbere wenda dutere kuba tunaniranye mutugirire neza. Ukabatwara wibwira ko bari kujya imbere gato, ukarinda ukora ibirometero nka 20 bataragera aho bajyaga. Ibazo urugendo bakora buri munsi n'amaguru mu mvura cyangwa se ku zuba, ku manywa ndetse no mu ijoro. Ikibazo kiracyari imihanda idatuma hagira icyabatwara. Ubutabera kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibyumweru bibi birashize Dr Eugene Rwamucyo yatangiye kuburanishwa n'urukiko rwa rubanda rw'i Paris mu Bufaransa ku ruhare akekwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'umufaransa Jean-François Dupaquier wakoze ubushakashatsi butandukanye kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda avuga ko Rwamucyo ari mu bacurabwenge ba jenoside yakorewe abatutsi. Ibi nahuriraho na Alain Gauthier, perezida w'ihuriro riharanira ko abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bagizwe imbere y'ubutabera. Rwamucyo figurait parmi les 40 principaux organisateurs du génocide. Rwamucyo ari mu bantu 40 bari ku isonga itegurwa rya jenoside. Nka nibaza ukuntu we na mugenzi we Vincent Ntezimana bataburanishijwe n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga. Bigaragara ko ari mu banditse y'amategeko 10 y'abahutu yagize ingaruka zikomeye, ariko cyane cyane iyicarubozo ry'abagore b'abatutsi mu gihe cya jenoside. En raison de toutes ces conséquences et notamment du martyre des femmes tutsi pendant le génocide. Le docteur Rwamucyo est présenté comme un grand idéologue. Dr Rwamucyo agaragara nk'umunyabwenge ukomeye wari ukomeye mu ishyaka CDR, ishyaka ry'abahezanguni. Akaba yaranavuze ijambo mu nama ya Yohani Kambanda yakoreye i Butare tariki 14 Gicurasi 1994, aho yari yagiye gushikariza injijuke gukora jenoside.